Twese turakunda kandi gukundwa ni byiza ariko biba akarusho iyo ukunze nawe ugakundwa. Aha ngaha rero bavuga yuko umuntu kugira ngo umumenye ni ibintu bigoranye cyane kuko bakunze kuvuga ko umuntu ari mugari. Ariko nanone uko ugenda umarana n'umuntu igihe kinini, ugenda umumenya uwo ari we bitewe n'ibyo akora, ibyo muganira. Burya iyo umuntu yavuze akenshi ushobora kumenya uwo ari we. Aha ngaha rero niba uri umusore ukaba uri muri relationship cyangwa se mu rukundo, nje kukubwira ni gute wamenya guhitamo umukobwa uzakubera umugore mwiza. Ni ibihe aba yujuje kugira ngo ubishingireho uvuga ngo uyu nguyu yambera umugore mwiza. Icya mbere uzashingiraho ushobora kuvuga ati uyu ni umukobwa wambera umugore nifuza. Icya mbere azakora ni communication cyangwa se kuganira. Kwa kundi muvugana, muganira, umwanya guha muganira, icyo ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu uguha umwanya we mukaganira, mu kuganira niho muvuga ibintu byose, niho umenyera uko umuntu ameze, uko yiyumva, ikibazo yagize, nibwo umenya n'umuntu. Ariko buriya umuntu wacecetse ntushobora kumenya ikimurimo, ushobora kumenya icyo atekereza, ntushobora kumenya ngo ameze ute muri we. Ariko umuntu muganira mugafata umwanya muganira, ubasha kumenya neza. Iyo yagize ikibazo urabimenya, yaba yababaye cyangwa se yishimye urabimenya. Ikindi cya kabiri ugomba gushingiraho ni wa mukobwa ukubaha. Ni ukuvuga ngo arakubaha ku buryo nawe ubirebesha amaso yawe. Niba hari amakupule cyangwa se abantu babanye neza mu rukundo ni abantu bubahana. Iyo wubaha umuntu wirinda icyamubabaza, wirinda icyamukoza isoni, ni ukuvuga ngo aba ari wowe wa kabiri. Ikintu cyose ubona cyatuma agaragara nabi cyangwa se cyamutesha agaciro urakirinda, kubera ko ni wa muntu nyine ugukunda. Uyu mukobwa rero niba ubona kubaha, uyu mukobwa rwose afite ikintu cyiza ugomba gushingiraho umukunda kandi umugira umugore. Niba ari wa mukobwa ushobora kuba wakosa muri mu ruhame ukabona nta kibazo arakuretse, ariko mwagera mu rugo akagucyaha cyangwa se mwaba mugize aho muhurira, akaba yakubwira ati ibi bintu wakoze si byo, cyangwa se akubwiye no kuri telefone akubwira ati ariko ibi bintu wakoze gutya na gutya ntabwo ari byo, wakabaye wabikoze uku n'uku, nyine akagucyaha akakwereka amakosa yawe ariko ntayakwerekere mu ruhame, kugira ngo udakorwa n'isoni imbere ye, kuko nawe aba yumva gukorwa n'isoni kwawe nawe muri we yaba akozwe n'isoni. Ikindi nanone cya gatatu, wa mukobwa uri supportive, ugushyigikira mu bintu byawe urimo, akagutera imbaraga, ukabona ni wa muntu ukunze ibintu nyine ukora, ashakisha ibintu byakumotiva cyangwa se byagutera imbaraga zo kugera kuri cya kindi wifuza. Ariko nanone kuba umuntu yaba umuntu ugushyigikiye ntabwo ari ukuvuga ngo ni wa muntu ukubwira ibintu byiza gusa byagufasha byagira gute. Ashobora no kugushyigikira mu bintu agucyaha cyangwa se agukebura. Ushobora gukora amakosa mu bintu runaka, noneho akaba yaza akakubwira, kuko umuntu ugukunda ntabwo agushyigikira mu mafuti. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze ikibi arakikubwira, arakubwira ati iki kintu si cyiza wakoze, byakabaye byagenze gutya. Ni ukuvuga ngo rero no kugucyaha cyangwa se kugukebura muri ya makosa wakoze nako ni ukugushyigikira, kuko bituma umenya ko wakosheje, ubutaha ukikosora, bigatuma ibintu byawe bidapfa. Nanone ikindi kintu ushobora gushingiraho ureba umukobwa wahitamo uzakubera umugore mwiza, ni wa mukobwa ugushimira. Ni ukuvuga ngo ashimira icyo umuhaye, mu kumufasha mu buzima bwe busanzwe, mu kumuha inama se, mu byo ukorera famiye ye se, cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye.
ni ukuvuga ngo aragushimira, muri make arashima, ntabwo ari indashima, kaba akantu gato cyangwa se ikintu kinini, ubona ari wa muntu ushima muri we, ntabwo ari indashima, ni ukuvuga ngo arakwapuresi, ni ukuvuga ngo aragushimira mu mbaraga ukora, ibintu byose ukora, kandi nawe biguha imbaraga zo kumva ko bya bintu ukora ufite umuntu ugushyigikiye cyangwa se ubigushimira, noneho bikaguha imbaraga zo kubikomeza. Ikindi nanone uyu mukobwa niba ubona uri inshuti ye, bamwe bita ngo aba best friend, buriya nta kintu kiryoha nko kuba wagira umugore umuntu wita inshuti yawe best friend, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe umuntu wita best friend wawe ni wa muntu ubwira ibintu byose, kuko arakumva, agutega amatwi, uba wumva n'iyo ubabaye ari we muntu ushobora gusanga ukamubwira ukaruhuka. Uyu mukobwa rero niba ubona ari best friend wawe cyangwa se ya nshuti yawe nyine yo kwizerwa, byaba byiza cyane ubaye ari wa muntu utegura kuba wagira umugore, kuko kuba best friend w'umuntu baba ari ikintu kidasanzwe, nta kintu uba wihishisha, ntabwo uba wigira utari we ngo ujye mu yindi sura itari iyawe, ushake gukora ibitakurimo kugira ngo umunezeze, ahubwo uba wowe wa nyawe, kuko uba wumva kuba uri kumwe nawe nta pressure y'ibintu bikuriho byatuma wumva wakora ibindi bintu bitakurimo cyangwa se wihindure uwo utari we. Ikindi nanone nusanga uyu mukobwa ari wa muntu ugira bya bintu nyine ukunda, ugasanga nawe aragushyigikiye, ugasanga ni ibintu agenda guhamo inama, wabigenza gutya, ukamubwira uti ibintu nabikoraga gutya, akaba yakubwira uti ibi bintu rero ni byiza, ariko nanone uhinduyemo aka kantu ukaba wakongeramo aka ngaka, bishobora kugenda neza, ugasanga mbese ari interese muri bya bintu byawe. Njya kuvuga ngo ibintu ukora, ubu ahangaha mba mvuga ibintu byiza byubaka, simba mvuga bya bintu bibi bidafite inyungu, mba nkubwira bya bindi bikuganisha ku buzima bwiza bw'ahazaza. Ikindi nanone, niba usanga uyu mukobwa akumva, hari ukumva umuntu kugira gusa ngo umusubize, ariko hari no kumva umuntu ukishyira mu mwanya we kugira ngo ubashe none kumuha ibisubizo bikwiye. Hari igihe umuntu akumva kugira gusa ngo agusubize, ariko mu by'ukuri wasanga igisubizo aguhaye ugasanga ntabwo yakumvise. Ahangaha rero ni wa muntu uzaguha attention, ni ukuvuga ngo iyo uvuga atega amatwi, ni ukuvuga ngo ntabwo bya bintu byose bishobora gutuma amera nk'aho atari kukumva neza arabihagarika. Wenda niba yarafashe telefone ashobora kwirambika hasi, niba yari kureba televiziyo ashobora kwizimya kugira ngo abashe kukumva neza, hanyuma noneho agusubize cyangwa se akugire inama y'ikintu ushobora gukora bitewe n'uko yakumvise neza. Ikindi nanone, niba ari wa mukobwa uri umunyakuri kuri wowe, ni ukuvuga ngo ishingiro ry'urukundo ruzima ni ukuri, kubwizanya ukuri hagati yanyu, mukima umwanya ikinyoma, ni ukuvuga ngo mukaganira iby'ukuri mukabivuga, ukirinda kuzana amacenga, ukirinda kujya hirya, ikintu cyose wumva cyagucira urubanza ku mutima wawe ukakirinda. Niba ari n'ikibi wakoze ukaba waza ukamubwira, nta muntu udakosa, ashobora kuguha imbabazi kuruta uko yakimenya utarakimubwiye, ugasanga ashobora kubatandukanya, ariko niba ari umuntu mukundana mugerageze kubwizanya ukuri. Uyu mukobwa niba akubwiza ukuri koko ugasanga ni umunyakuri, uyu mukobwa ni mwiza kuri wowe. Ikindi nanone washingiraho, nusanga uyu mukobwa atuma bya bintu bituma urukundo rwanyu rukura ahora abizirikana, ni ukuvuga ngo gusohoka, kujya hehe, gukora iki, cyari ikintu gituma nyine bihora ari bishya bimeze neza, ni ukuvuga ngo arabizirikana, abiha agaciro, akabikora, agahora abikwibutsa, kuri iyo ashobora gufata n'igihe cyangwa akakubwira ati reka dukore ibi n'ibi, tujye ahantu aha, dukore nk'ibyo nyine bitandukanye. Uwo muntu rero, uwo muntu aba ari uw'agaciro cyane, ntukamutakaze.
Ikindi nanone nusanga uyu mukobwa agufata nk'umuntu wo kwizerwa, uri wa muntu abwira amabanga ye, uri wa muntu abwira ibintu bimubabaje, uri wa muntu atajya agira ibintu ahisha, ni ukuvuga ngo akwisanzuraho, nta bintu by'amabanga guhisha, usanga ari wa mwana nyine ufungutse kuri wowe, ugasanga nta bintu by'amacenga mbese agira kuri wowe, ibimubabaje araza arakubwira, ibimushimishije arakubwira, ni ukuvuga ngo nta kintu cy'ibanga agira kuri wowe, ni ukuvuga ngo aha ngaha ni byiza rero, ibi ni byo washingiraho ureba umuntu uzakubera umugore mwiza. Wakoze cyane kubana nanjye, nawe niba wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe, bye bye, ndabakunda.